Kevin, ibi bikorwa nsanzwe ukora ni ibiki? Bagashyira ntacyo inkari n'iz'umwana wanjye ndazikoramo nta kibazo, byanga bikunda bigaragare ko hari icyo wakoze, bivuga ngo wahuye n'igitsina gabo. Nkora iki koko? Ntacyo gukora mfite. Oya bazubwire bisubiremo mbwira mu rurimi uti ndatwite. Hey lovers, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is amazing. So guys, mumeze gute? Mumeze neza? I hope everyone family mumeze bomba. Abakunzi banjye ndabakunda cyane, abantu mubwira ngo KEVINE murankunda nanjye ndabakunda cyane. Guys, today mbafitiye plank nziza. Nziza cyane. Ni plank irimo inyigisho ariko nitamporaho Imana simbizi kuko nanjye plank zagiye zituma numva naracangayikiwe muri njye ntabwo mbizi. So guys, some of the juice teji ya sana mwebonye ni ibikoresho byo gukoresha bwo kubereka. Hano mfite agafuniko, hano mfite test muri kwireba neza test, hano ni mfite mwebonye. Okay, mfite test mugiye kunyigisha ibintu byose. Guys, sinzi nimba nafunguye kuri macuri nyine aho atariho ariko like I have to try. Aba diaspora ndabasuje cyane. Hi girls, diaspora. Thank you so much. Abarundi n'abarundikazi turashaka ibintu kubohora vraiment. Tumezemo tukumukata boro basi kandi urakashobora akabwira ikinda kurahiye. Shaka biramurangije ukuntu bagatesti. Niba hateretse hano ngaho kwita akabwo njye nubwishemo hano utuntu tundi. N'uburyo cyo gikora ubizi wallahi muri ko nimba mbizi kano kanone uko nipfiye muri comment muzatubwire kano kantu ikintu gakora ikintu gasobanuye nabyo. So guys, hano ngiye gukora mami wanjye plank. Ngiye gufata energy ya sana nisuke muri aka kantu aragira ngo ni inkari ako buri nkari zitwa gute cyongereza. Aka ni akaji wanjye tumubona akaji ka sana. Wowe umubyeyi ugasanga umwana afite teste afite utuntu gutya, mbabarira umbwire muri komenti umbwire impamvu imufite ikurengera itatuma uvuga ko izo ari inkari.
noneho baranyica. Okay, kamuri isuka ahantu nakoreye n'aka kaji kamujyanye kubibika ndaje nagiye. Have to start right now because I'm finished. So guys, dore ubizi n'ingari already kandi nakaji kasana. Tekereza mama je agasanga ntafite gutya n'ababyeyi ntiwahita genda kuvuga tubara bagiye gufite impanga eshatu. So guys, bagiye gukora plan sinzi ikintu ndi bukore kugira ngo aze, ariko imagine nkumva bisaza n'isuku nabigenza gute. Nkuba akahita aza afite itara afite intari nabigenza gute. wowe bakorode reka mbanze nyarukire hano ndahita nza umukwe. oya Kevin uretse Kevin ibi bikorwa nsanzwe ukora ni ibiki? None se ibi aka bagashyira ntacyo inkari neza umwana wanjye ndazikoramo nta kibazo. Ibi ni ukuvuga ngo izi ni inkari. Aka ushatse kubivuga ngo ugiye kugakozamo urebe ikivamo. Igisubizo kiri buvemo ni uratwite cyangwa se ntabwo utwite. Kandi ntabwo wakora iki gikorwa nta kintu wikeka, byanga bikunda bigaragare ko hari icyo wakoze. Bivuga ngo wahuye n'igitsina gabo. Mbese mwana we kuki ubu nyeretse uwo uriwe? Nari nkwizeyemo umwana w'umukobwa uzanyambika rya kamba abandi babyeyi bambara. Nari nkwizeye ko nzahamagara abanyabusenge bakicara aha bati umwari. Ijambo umwari bigaragara ko wamaze kubiyama. None mwana wanjye niki ngomba gukora wa mwana we? Mana n'igisubizo. Nyaguhora ku ngoma ndakwinginze, ubu mwana wanjye nyeretse ishusho y'ibyo yakoze, mbwira icyo ngomba gukora kandi ndakwinginze nte gukomera. Kevin uratwite? Mami, ntabwo nigeze ngombera kuko utera agahinda atari imwe mu buzima. Nanjye ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya. Kevin waryamanye ni umwana twiga n'abanya ejo. byumvikana ko utwite. Ntabwo nabikoze mbishaka. Wari wabuze iki cyatumye uhura n'abasore? Wari wabuze iki mwana wanjye? Icyerekeye iby'isuku ndabigukorera, ndabiguha.
isuku y'abakobwa ndabiguha. Ntabwo wigeze ubura amavuta yo kwisiga, kandi niyo wayabura umunsi umwe wese wa gatatu ntiwayabura. Ariko wahisemo kujya usanga abasore uragenda uhitamo kuryamana nabo, none dore icyavuyemo. Kevin uratwite. Mami, reka mubwire ukuntu byagenze. Nyine ukuntu byagenze. Ndapfuye noneho. Yewe mwana. Mwana wanjye. Mama, reka mubwire ukuntu byagenze. Ntabwo nanjye nigeze. None se Kevin, nkora iki ngire nte? Mbwira. Ayewe. Mama, babarira. Ayewe. Babarira. Kevin urasamye. Babarira. Babarira. Ayewe mana, aho babaye babiri. Kevin n'uwatwite. Nkora iki koko? Ntacyo gukora mfite. Mami, babarira. Ntabwo nanjye nigeze bikambira. Oya bazubwire bisubiremo, mbwira mu rurimi uti ndatwite. Mami, mama wenda pfuye wenda umuziki ayiwe mama ubu ni abantu babiri bakeneye kubaho. natekereje kugenda ngo musige ajya ahantu kure mu cyaro ariko ubona amaherezo waza umfata. Mami, mbabarira ntabwo nigeze ngambira kugutera agahinda. Nukuri ko Imana naraye n'imbere y'Imana. Bivuze ngo indaninda, bivuze ngo indaninda. Ubu minsi mike ndabona abonye umwuzukuru. Kevin, kuki we. Mami, mbabarira. Abyaye imburagihe. Yewe mana, nkora iki? Ntacyo gukora. Mbabarira ntabwo nanjye nigeze ngambira kugutera agahinda. Ayiwe, Kevine. Mbabarira ntabwo nanjye nigeze ngambira kugutera agahinda. Mami, ni prank. Mami, ni prank. Mana mu gihugu cyo mu ijuru, mami ni prank. Mami, ni prank. It's a prank. Mami wanjye. Guki? Dore bahantu byinshi inyuma ya garderobe gwino mani Kwibeshya, oya wimbeshya Kevin. Mvama nabimubwiye mani wowe ukareka gutuma akomeza kubabara. Oya Kevin, mbwiza ukuri. Ngare urabona ataje se. Reba ahantu ari kwipfundura n'akabiri. Yari yishima garderobe. Mana, mwe. Oya Kevin. Mami nakubeshyaga do. None se uzi ko kandi n'akaji. Nimba atari akaji utempa akakanya. None se urabona ko mami nawe rero byaragucanze. None se wabonaga iri hehe? Oya tuvugisha ukuri. Umva Kevin, reka mubwire pranke zibaho. Ibi ni ukuvuga ngo ahubwo nanjye ndibaza ubundi mu buzima busanzwe. Ariko wambaye nese cyane. Oya impamvu naje nce mu makeya ni ukuvuga ngo hariho ngo umubyeyi ushobora kumva ko umukobwa amubwiye ko atwite asamye akumva yuko agomba gukubita. Ntabwo rero ari byo, kuko niba mubyeyi yumva ko ugiye gukubita buriya bari bamaze kuba babiri. Hariho uwo aba atwite, hari na Kevin. Mu gihe ugiye gukubita kandi bene izi nda ntoya ni amazi aba akizungazunga, ushobora gushiduka ufashe wowe mubyeyi ngiye gukubita bigashiduka ugize ute umwisha umunanguye. Ubwo rero icyo ikigenderewe niba umwana w'umukobwa utwite we mukobwa wijya gukura mu mwana, impamvu ntashaka kujya gukura mu mwana ni umwana niwe ejo hawe hazaza. Ikindi cya kabiri, se wabwirwa n'iki niba uzongera ukabona undi? Emera umubyare
wagiyeyo ubizi ntibagufashe ku ngufu, kuko iyo baza kugufata ku ngufu waza ukayibwira mama. Mama nawe akiri umwana muganirize, niba umwana ubonye ko atwite azabyare umufashe kurera kariya kuzukuru katurutse kuri wowe ngewe mama. Ako nshaka kuvuga rero ku itegeko ry'u Rwanda ntabwo ngiye kuripfobya, kuvuga ko ngo mubyeyi ngo ugiye kurega ngo yabafatiye umwana, ni ku bwanjye hari imyaka babakatira ba basore ngo bateye inda. Ngewe itegeko ry'u Rwanda sindipfobeje rwose ndanarishyigikiye, bagomba guhanwa, ariko ubundi tujye tubanza twibaze ngo uriya bagiye gufunga ni se wande, ni se w'uyu mwana? Ese we mwana w'umukobwa muzabimbwire muri komantere, wowe wishimiye ko bajya kumufunga? Hambere wishimiye ko bafunga se w'umwana wawe? Ese aravutse murandikisha n'amazina, murandikisha ko yabyawe nande na Kalisa Jean Claude, ko aribo babise w'umwana. None umwana agiye kuzamuka akura atabona papa, ariko mu minsi mike yagiye ku ishuri, kuko niba hariyo imyaka 25 baba ni 25, urumva ko azajya kuvamo umwana yamaze kuba umugabo. Ako bazaba mama Karame papa ari muri gereza, wa mwana namara kumva ko yafungishijwe nanjye ngera icyo gihe akumva ko ari nyirakuru, uriya mwana azakura ataba umwanzi wanjye. Uriya mwana azakura akunda nyirakuru, cyangwa azahita abona ko ari umwanzi. Icyo gihe umwana ntabwo tuzagira gute, ntabwo tuzabyumva kimwe. Kandi nawe mama ntabwo ari wa mwana azakwishimira, kuko mwamufungishiriza ise. Ako kantu njya nkibaza, ako nanjye mukambwire. Ku bwanjye rero nkumva ko mugiye kumbaza mutese ari we mukecuru wabigenza gute. Jyewe ntababeshyi ku bitekerezo byanjye, mbisubire mu Rwanda 3, sinigeze mfobya itegeko ry'igihugu cyacu ryagizeho. Ntabwo ngewe najya kwifungishiriza se w'umwana wanjye, naceceka nkabigira ibanga, kubera yuko ejo n'ejo bundi abazakura kabase wa mwana ati dore data icyo ngaye. Ngiye nanga umusore wanga umwana yabyaye. Muzajye mukunda abana mwanyu, mugatererana n'abana b'abakobwa, kandi namwe bana b'abakobwa namwe ndabagaya wamurya hihariko. Murakoze. So guys, no kuri mami urakoze kumbabarira, ariko ino plank nayitekerejeho ibintu byabanisha kunshaka. Nibaza se ndafata iyi ngiyi ndayipimamo gute, ndavuga aho nawe kumbisuza wagira ngo hari oya niko umuntu uvuga ngo niba nari njenje ni mu rugo, ariko kubona nguye ku kintu nsinzi, ahubwo nanjye ukuntu uje kandi nari nzi yuko ntabwo ndifite, narinde kuvuga ati ahubwo kugira ngo uze kunsanga ndakora iki n'ibintu byose numva ujuri uri kuri kera. Ariko akaga puranke kari mwisomo, nukuri muzatubwire uramutse ubonye koko ari we bibayeho. None bongere mutubarize ababyeyi n'ababyeyi bazayibona, namwe muzagira icyo mubimbiraho, niba koko ibintu ni bibiri mbajije ababyeyi, eske kumufungisha ni ukuri cyangwa se kutamufungisha, muzansubize. Mbese wowe musore uri hariya muri gereza kandi kabazo, ukumva ko wafungishijwe nabyise nyoko bukwe, uriya mukecuru uzamushima cyangwa azaba ari umwanzi wawe? Uzavamo maze gusaza, ubwo duhuye ntabwo wankubita. Okay. So guys, bye. Look at us, subscribe and share and comment. Love you so much. Bye. I love you. Bye.